reka basuhuze aho muri mu bandi batandukanye sisi nongera kubaha ikaze muri uyu mwanya witanga yagenda bibabaje nubwo hari abanifuza ibihe byiza ariko kandi abari mu birunga bo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu tariki 11 z'ukwezi kwa munani 2026 nibwo bakiye inkuru kugeza mu masaha y'icamunsi rwose abantu bagerageza kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye ikirunga cya Muhabura nk'uko nyine muri kubibona kuri screen yanyu. Witanga yagenda witanga yagenda hano dukeneye support y'indege nk'ito burabwarane bumanuka buraburiri burabwarane bw'icyahara hejuru. Abaturage bati dukeneye support y'indege nk'eshanu kugira ngo zize zidufashe kuzimya iyi nkongi y'umuriro yibasiye ishyamba ry'ibirunga. Witanga yagenda akaje kari kufotora we iri ni ishyamba ry'ibirunga riri mu karere ka Musanze aho rwose ubona ko Musanze Burera ndabishaka kuri cano yande ubona ko rwose byoroshye. yaguhise gujye urayige n'uguhise gwambukana ugezesha reka tujye mu makuru. Biravuga ko umuriro ukomeje rwose kurusha intege abari kuwuzimya nk'uko rwose Sam Kabera amaze kubitangaza ku rubuga rwe rwa X. Iyi ni inkuru rwose ikomeje garukaho cyane, ikomeje kuvugwa mu bitangazamakuru igaruka kuri iyi nkongi y'umuriro. Ese ubundi byagenze gute? Niki ibitangazamakuru bikomeje kuvuga kuri iyi nkongi y'umuriro? Reka aya makuru hamwe n'andi yose akomeje gusikira ku mbuga nkoranyambaga yose tuyavugeho muri iki kiganiro. Hindi Patrick ati Muhabura volcano has erupted with a volcanic eruption. Katurebe aya mashusho. kandi umuntu agize umugisha bakamena hano amazi witanga yagenda kugira ngo namwe tumaze kureba turebe aha turebe iyi foto. Iyi ni ifoto ubonye kuri thumbnail igatuma ufungura ikiganiro. Ubwo rero niba rwose nawe udukurikiye reka turebe icyo amakuru akomeza kutubwira muri rusange. Ndagufasha kuzenguruka kuri izi mbuga rwose. Ishyamba ryo ku kirunga cya Muhabura giherereye mu karere ka Burera ni mu ntara y'Amajyaruguru ryafashwe n'inkongi y'umuriro mu gitondo cyo kuri uyu wa 14. Kavidari kakabaye trend. hano dukeneye support y'indege nk'ito burabwarane bumanuka buraburiri. Video kabaye trend rwose. Reka tureba ahangaha turebe. Ni mu gihe kandi ibi bibaye ari kubura iminsi mike ngo tugere ku tariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 habe umunsi wo kwita izina abana b'ingagi nk'uko mubibona kuri X ya kwita izina zaba ku nshuro ya 21 kwita izina rwose mu gihe ari kubura igihe gito ishyamba ry'ibirunga ryafashwe n'inkongi y'umuriro. Hanyuma rero ikinyamakuru Igihe kikaba cyagize icyo kivuga kuri inkuru aho nditse inkuru ifite umutwe ugira uti ikirunga cya Muhabura cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Byagenze bite? Ishyamba ryo ku kirunga cya Muhabura giherereye mu karere ka Burera ni mu ntara y'Amajyaruguru ryafashwe n'inkongi y'umuriro mu gitondo cyo kuri uyu wa 14 Kanama 2026. Umuturage utuye mu kagari ka Nyagahinga ari mu murenge wa Cyanika yatangaje ko inkongi yatangiriye hagati muri iki kirunga mu masaha 12. Yagiye rero yaguka izamuka ku buryo kuyizimya ngo biri gusaba urugendo rurerure rw'amaguru.
agiye yaguka ku buru nyine kugeza n'ubu kwizimya ngo biri kubasaba ko urugendo rurerure rw'amaguru. Uyu muturage yagize ati ishyamba tubonye ryafashwe ubu mu gitondo saa 12 tugerageza kureba niba hari abantu ngo bari kurizimya tubona ntabo rikomeza gushya. Ubu rero tuvugana turi mu kirunga turi kugerageza kuzimya. Abatuye muri Nyagahinga bakaba bagaragaje ko nta mpungenge bafite z'uko inkongi yakwangiza imitungo yabo kuko ngo iri kure y'aho batuye, ko hagati yabo n'ikirunga hari intera y'ibirometero bingahe? 2. Okay. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice yatangarije igihe ko abayobozi bo mu nzego zitandukanye bagiye gukurikirana ibikorwa byo kuzimya iyi nkongi kandi ko afite icyizere ko hatarangirika byinshi. Abaturage rero bakaba bavuga ko kugeza mu masaha 3 umuriro rwose ngo wari watangiye kugabanyuka ku kirunga cya Muhabura. Hakaba rero hari icyizere ko ngo bashobora kuyizimya. Gusa iyi nkuru igiye ikoze mu masaha y'umugoroba yo kuri uyu munsi wo kwa gatanu, ubona ko amakuru akomeje gusirikira nyine ari uko ikirunga gikomeje gufatwa n'inkongi y'umuriro. Iyi ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe. Katurebe imibare baduha. Inkongi y'umuriro rero yaherukaga kwibasira ikirunga ngo yabaye mu mwaka wa 2009. Mwaka 2009 ngo nibwo ikirunga kigiye kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Ikirunga cya Muhabura kikaba gifite uburebure bwa metero 4127, kikaba icya kabiri kirekire muri 5 u Rwanda rufite. Ni mu gihe kandi mu gihe cy'impeshyi ibyatsi byo mu ishyamba rya parike zitandukanye zirimo y'ibirunga Muhabura iherereyemo biruma. Icyo gihe rero haba hari ibyago byinshi ko byafatwa n'inkongi y'umuriro haramutse hageze umuriro rwose ugera muri ibyo byatsi nyine biba byarumye muri rusange. Ngaya amafoto rwose uko ameze. Katurebe niba hari ibindi bitangazamakuru byakoze kuri inkuru nabyo rwose tubigarukeho. Tugaruke ariko kuri X1. Kuri X updates zihari ni izihe? Amakuru y'umuvugizi wa RIB nayo turaza kuyagarukaho mu masaha rwose ari imbere, nayo turebe uko bimeze. Ngira ngo mu biganiro twakoze inkuru za polisi twagiye tuzigarukaho cyane, inkuru za RIB nyinshi nazo twagiye tuzigarukaho cyane. Reka turebe mu zindi nkuru zitandukanye ziri kuvugwa hirya no hino. Kadusure ikinyamakuru cyitwa Imvaho Nshya turebe what's going on. U Rwanda na Armenia byafunguye ibiganiro bishingiye ku mikoranire mu bya politike. Nibyo. Okay. Hano ku Mvaho Nshya baragira bati parike y'igihugu y'ibirunga yibasiwe n'inkongi y'umuriro yatangiye kugaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa 14 Kanama 2026 mu murenge wa Cyanika, Kagari ka Nyagahinga, mu ishyamba riri ku kirunga cya Muhabura, ni mu karere ka Burera. Iyo nkongi rero kabateje impungenge ku baturage batuye hafi yayo, cyane cyane bitewe n'uko umuriro wagaragaye mu gice cyo hejuru cy'umusozi ahantu bigoye kugera ndetse no kuwuhashya. Hani inkongi yagaragaye ngo haragoye cyane, ariko wabyumvishe ko muri turiya video tumaze kureba abantu bavuga ati rwose ahantu hakina indege nk'eshanu, tubohereze indege nk'eshanu ubundi zize zizimye iyi nkongi y'umuriro. Ahangaha rwose ni mu karere ka Burera, ntago bimeze neza. Ni amakuru yamenyekanye kuri uyu munsi wo kuwa gatanu tariki 14 z'ukwezi kwa 8. Umwe mu baturage batuye hafi akaba yako gace akaba yitwa Kanyabashi, ari muri centre ya Nyagahinga, yavuze ko ngo amakuru y'inkongi yamenye mu gitondo. Ko biri kose nyine kaga saa 12. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Amajyaruguru CIP Nyasingira Abakunzi yavuze ko ku bufatanye n'ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kuzimya inkongi n'ubutabazi n'abaturage bari mu gikorwa cyo kuzimya. Hari kandi inkongi zavuzwe mu myaka yashize, ariko kandi impamvu y'inkongi yo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu tariki 14 Kanama 2026 yo ntiramenyekana. Ntiramenyekana rwose. Ngayo nguko uko bimeze muri rusange.
kanya gato ndaje dukomeze n'andi makuru atandukanye akomeje kuvugwa kuri iyi mihanda. Amakuru yo ni menshi cyane, updates ziri kujya hanze ari nyinshi. Ndaje mu kanya yose tuyagemo, yose tuyavuge, ibitangazamakuru byose tubinyuremo tunaganira nyine kubikomeje nanjye muri aya makuru akomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri iyi nkuru igaruka ku ishyamba ry'ibirunga ryafashwe n'inkongi y'umuriro kuri munsi wo kuwa gatanu. Wakoze cyane rero, wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Bye bye.